Turabasuhuje bakunzi b'amateka ya Bibiliya, tubashimira kwihangana kubwo kumara igihe kirekire mutegereje iki kiganiro. Iki ni ikiganiro cya kabiri ku ruhererekane rw'ibiganiro bigamije kwerekana ibyo mu by'ukuri Wagonere na Jonas bigishaga. Bivuye ku biganiro bitatu twakoze ku mateka y'Abadiventiste uhereye mu nkubiri ya Mirere kugeza ubu, aho twibanze ni mu mwaka w'1888, aho Ellen White yemeza ko uyu mwaka wabaye iherezo ry'itorero ry'Abadiventiste biturutse ku kwanga ubutumwa bwo gutsindishirizwa bwa Wagonere na Jonas. Ubutumwa bwanzwe bigashyira iherezo ku itorero ry'Abadiventiste nibwo turimo kurebera hamwe muri make. Aho ubushize twarebeye hamwe uko Wagonere na Jonas basobanuye kwizera. Uyu munsi tukaba tugiye kurebera mu ncamake uko basobanuye gutsindishirizwa. Muri kumwe na Nkurunziza Bakate, tubahaye ikaze. Mu nyandiko zitandukanye nk'uko twazigarutseho, Ellen White yemeje ko ubutumwa bwa Wagonere na Jonas ari ubutumwa bahawe n'Imana, kandi ko iyo abantu babwemera ubu tuba tumaze imyaka myinshi mu ijuru. None mu by'ukuri ingingo itavugwaho rumwe na bugingo n'ubu, iyo gutsindishirizwa aba basore bayisobanuye bate? Nibyo tugiye kugarukaho mu buryo burambuye. Wagonere na Jonas mu gusobanura iyi ngingo batangirana n'isomo ry'Abaroma 4:5, ahavuga ngo ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha kwizera kuko umuhwanirizwa no gukiranuka. Wagonere na Jonas bemeza neza ko nk'uko isomo rivuze ubu ari bwo buryo bwonyine umuntu uwo ari we wese kuri iyi si ashobora kuba umukiranutsi. Aha umuntu abanza kwemera ko ari umunyabyaha udashobora kubaha Imana, atabasha gukora ikintu na kimwe mu by'Imana yategetse. Yamara kwemera ko ari umunyabyaha agahinduka akemera ko ari umukiranutsi, nk'uko Aburahamu yizera gutamba Isaka akongera kwizera ko ari we uzakomokwaho n'amahanga. Aha uwizera akomeza kubona ko ari umunyabyaha nk'uko abyibonaho, ariko akanizera ko ari umukiranutsi bitamuturutseho, atari ukubera ko hari ibyo yakoze, ahubwo kubera ubushake bw'Imana. Uko kwizera kumwemeza ko ari umukiranutsi nyamara utabanje kubaha Imana, niko gutuma uhita ubarwaho gukiranuka ukaba uwatsindishirijwe. Guhakana ko uri umukiranutsi nk'uko Data yabishatse, icyarimwe ubuhakanye ko uri n'umwishi w'amategeko, kuko gutsindishirizwa ni igikorwa Imana ikorera umunyabyaha uzi neza ko atabasha kwikiza ubunyacyaha bwe. Imana ntishobora kubaraho gukiranuka kwayo umuntu wese wibwira ko imirimo ye ubwe yamwegereza Imana. Igitangaje hano, abantu benshi bashaka kwemera ko ari abanyabyaha, ariko byagira ko kubabwira ko ari abakiranutsi ho bikanga bikanagorana cyane kubyumva. Naha kwizera kuzira kukakwemeza gukiranuka utabona nk'uko Aburahamu yizera urubyaro mu mwana w'ingimbi. Gukiranuka utibonaho ukamenya ko ari ukwa Yesu ubarwaho nk'uko Aburahamu yemerera urubyaro rwe mu gutumbira inyenyeri. Kwizera utabona na gato kandi umva udakwiriye kubona, nibyo bituma kwizera kuvunjwa mo gukiranuka. Uwagize uko kwizera akitwa umukiranutsi nta kindi akoze keretse ko kwemera ijambo ry'Imana gusa. Abantu benshi bibwira ko baresha Imana bakayiguyaguya ikabatsindishiriza binyuze mu mirimo yabo. Uko si ugutsindishirizwa, ni ugushaka gukora akazi k'Imana. Gukiranuka kw'Imana kwerekanwe muri Yesu niko umunyabyaha abarwaho, ni nako Imana yemera konyine. Umunyabyaha yabyizera akabaha uko gukiranuka maze akitwa umwere. Uwo Imana yatsindishirije ityo ntabwo iba ikeneye imirimo ye ngo abone kwitwa umwere. Aha Wagonere na Jonas bavuga ko umuntu aba abaye umwere mu maso y'Imana igihe bishingirije gukiranuka kwa Yesu, si ku mirimo iyo ari yo yose umuntu abasha gukora. Aha niho buri wese yibaza ati simbona uburyo Imana insindishirizamo bikorwa bite. Nyamara Jonas na Wagonere bavuga ko kubyumva byoroshye iyo umuntu amaze kumanika amaboko akemera rwose ko mu bwandu bwe nta kintu yavanamo ngo agishyire Imana. Naha kwizera gutangirira. Umuntu wese utemera ubugome no guhindana kwe biragoye ko hari ukwizera kwamuzamo. Kwizera kuza iyo wahebye imigirire yawe yose, kwizera kuza umaze kubona ko ntacyo ushoboye mu byo Imana igusaba, kwizera kuza iyo utakibona ko ibyo ukora ari cyo kibazo ahubwo ko ari wowe kibazo nta n'icyo wabihinduraho.
kwinanirwa ukareka kwirwanirira, iyo ubivuyeho ukumva ntiwishoboye mu nzira igana mu gukiranuka, aho niho nyaho kwizera kuva. Kuko kwizera ni ukwishingikiriza ku ijambo ry'Imana gusa, ukaryizera ryonyine ko risohoza ubwaryo ibyo ryasezeranije, nta bufasha ndetse rigusabye. Iyo wumva neza ko wakunganira ijambo ry'Imana ugakora ibyo risaba cyangwa ryategetse, ubwo ntubasha kwizera kuko uri ku rugero rwo hejuru cyane, kandi kwizera ni intwaro y'abanyantege nke. Kuko kwizera ni ukwishingikiriza ijambo ry'Imana ryonyine ubwaryo rigakora ibyo ryasezeranyije gukora. Uko niko kwizera, kandi ubu noneho kwizera kuba gukora kandi kuriho. Barakomeza bati Abaroma 5:1 haranditse ngo nuko rero ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Umva aho aya mahoro dufitanye n'Imana ava. Ubwo kwizera ari ukwishingikiriza ku ijambo ry'Imana ryonyine, gutsindishirizwa bihita byoroha cyane kuko ari ukubarwaho ubukiranutsi bivuye ku kwishingikiriza ku ijambo ry'Imana gusa. Aha byumvikane neza, kwishingikiriza ijambo ry'Imana bihwanirizwa gukiranuka. Ubwo Aburahamu na Sara barekaga kwishyirira mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana ryabasezeranije, nibwo Isaka yavutse. Avuka kubwo kwizera, atari nk'uko iby'umubiri bigenda. Umunsi baretse imirimo ivuye mu bushake bwabo, bakareka bagategereza gusohora kw'iby'ijambo ry'Imana ryavuze, nibwo umwana Isaka avuka. Ibyo bakoze mbere bikabaviramo Ishimayeli byaranze, ndetse umwana asendanwa na nyina. Nguko uko imirimo yacu idashobora gusimbura cyangwa kongerwa ku byo Yesu yakoze. Uwagonere na Jonasi bavuga ko turi aba kamere, turi ab'imbata nka Hagayi umuja wa Sara. Nk'uko Hagayi atabyara umwana w'umudendezo kandi nawe ari imbata, niko ibyavuye muri kamere yacu uko byaba byiza kose bidasimbura cyangwa ngo byiyongere ku byo Yesu yakoze. Hagari w'imbata abyara umwana w'imbata witwa Ishimayeli utari kuragwa ibya Aburahamu. Anariyo mpamvu Imana itamwemera, ahubwo igashyigikira Sara mu gusenda inshoreke n'umuhungu wayo. Uwagonere na Jonasi bakemeza ko uko duteye ubwabyo biduhindura imbata zitagira na kimwe zakora ngo maze Imana icyemere. Uwatsindishirijwe rero akwiye kumva neza umukiranutsi Imana yemera. Ese n'uwakoze iby'ijambo ry'Imana ryategetse cyangwa n'uwizeye ko ijambo ry'Imana rizasohoza ibyo ryavuze? Impamvu Imana idusaba kwizera, Uwagonere na Jonasi bavuga ko Imana ihwanye n'ijambo ryayo. Ubwo rero niba Imana ihwanye n'ijambo ryayo, ubwo kwishingikiriza ijambo ni ukwishingikiriza Imana, naho gutsindishirizwa ni ukubarwaho gukiranuka umuntu akesha kwishingikiriza ijambo ryayo. Aburahamu abarwaho gukiranuka akimara kwemera iby'Imana imubwiye, si igihe aba amaze kubikora, ahubwo amakosa akorera mu gushaka gukora iby'ijambo ry'Imana ryasezeranije ntatuma ahanagurwaho gukiranuka yabazweho akimara kwizera. Aha Abagonere na Jonasi bemeza ko iyi Imana iza guhanira Aburahamu amakosa yakoze cyangwa ikamuhanaguraho kwa kwizera yamubazeho, ubwo uko kwizera kwa Aburahamu kwari kuba gushingiye ku byo Aburahamu yasabwaga gukora. Jonasi na Abagonere baryungamo bavuga ko Aburahamu abarwaho gukiranuka ndetse ahubwo mbere yo gukebwa, kandi gukebwa ari ikimenyetso ahabwa nk'umukiranutsi. Uwagonere na Jonasi bavuga yuko uku gutsindishirizwa kuvuye ku cy'Imana yakubazeho, ariko Imana yemera, kandi ni nako kuzana amahoro hagati yacu n'Imana. Uku gukiranuka Imana itubaraho ni Yesu, kandi Yesu ni nawe mahoro y'uwatsindishirijwe. Batanga isomo riri mu Efeso 2:14 rivuga riti uwo niwe mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe ababiri kuba umwe, akuyeho ubwanzi aribwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya. Uwagonere na Jonasi bavuga ko atari icyo twakoze cyatumye twemerwa cyakuyeho urusika rwadutandukanyaga n'Imana, ko ahubwo Imana itubaraho ibyo Yesu yakoze, noneho ibyacu dusabwa ari ukwizera, tukitwa abakiranutsi, dutyo tukaba turatsindishirijwe. Aha bongera gutanga isomo riri mu Baroma 5:18 havuga hati nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Aba bagabo bemeza ko gukiranuka ari impano y'Imana, none umuntu wakoze ahabwa impano cyangwa arahembwa. Niyo mpamvu gukiranuka atari ikintu kiva ku murimo wa muntu, ahubwo uko biri byakabaye igihembo cyo kwitwa impano. Iyi mpano ihabwa abande? Uwagonere na Jonasi basubiza iki kibazo bavuga ko impano yo gukiranuka ari iy'abantu bose Adamu yahaye ku mpano y'icyaha, kuko ntawagiye gukora iyo bwabaga ngo acumure, ahubwo Adamu akabikora bikatubarwaho bikanatubonekaho. Ni nako gukiranuka kwa Yesu kutubarwaho, ariko ntikutugaragareho, kuko ari ibyiringirwa bizaza. Ni aha kwizera kuzira, kuko kwizera ni ukwemera ibitaboneka kuko biri muri Kristo.
Wagonari na Jonasi batanga isomo ryerekana ko nta murimo ukwiye kongerwa ku byo Yesu yamaze gukora. Abagalatiya 5:6 haranditse ngo muri Kristo Yesu gukebwa ntacyo kumaze cyangwa kudakebwa, ahubwo ikigira icyo kimaze ni ukwizera gukorera mu rukundo. Ukurikije igihe iri somo ryandikiwe, gukebwa kwahabwaga agaciro gakomeye mu buryo busa n'ubuhagarariye amategeko yose. Gukebwa kwari guhagarariye abakizwa n'imirimo bose. Gukebwa kwafatwaga nk'ikintu cyera kurusha iremwa ubwaryo, kandi gukebwa kugahagararira imirimo yose umuntu wese abasha gukora. Wagoneri na Jonasi bakemeza ko iyo mirimo ya kimuntu ipimwe ku gukiranuka kwa Yesu, imirimo ihinduka ubusa ntigire umumaro mu maso y'Imana. Umuntu yakwibaza ati none se imirimo nta kimaze? Igisubizo Wagoneri na Jonasi batanga ni imirimo yacu ntiyongera gukiranuka kwa Yesu cyangwa ngo ikugabanye, kandi niko konyine Imana ireba. Mu mwanzuro wa Jonasi na Wagoneri bemeza ko nta gukiranuka umuntu yakwishakira ngo ayigereho cyangwa ngo abone imirimo yakora ikamutsindishiriza, ahubwo ko gukiranuka kwa Yesu ariko Imana yemera bikatubarwaho nk'aho ari twe twabikoze. Iyo niyo nyigisho Wagoneri na Jonasi basobanuye muri General Conference yo mu mwaka w'1888. Abantu biganjemo bari abayobozi banga kuyemera bavuga ko Wagoneri na Jonasi ari abana n'abanyamuzavu badakwiye kurusha abasaza batangije itorero gusobanura ibintu neza. Nyuma y'imyaka 2 mu mwaka w'1890, Ellen G. White yazengurukanye n'aba basore mu bihugu bari baragejejemo ubutumwa bwiza, kandi Ellen White yandika mu mabarwa menshi ko ubutumwa bwa Wagoneri na Jonasi ari ubutumwa bw'abamarayika batatu, kandi ko niba bwanze badakwiye gukomeza kwitwa itorero ry'Imana. Naha dusoreje iyi ngingo y'ukuntu Wagoneri na Jonasi basobanuye gutsindishirizwa. Iyi ngingo bayisobanuye mu buryo burambuye mu bitabo nka Christ and His Righteousness cya Wagoneri, The Everlasting Covenant cya Wagoneri, Glad Tiding cya Wagoneri, Study to Gratian cya Jones, The Consecrated Way cya Jones, Living by Faith cya Jones. Tubashimiye ko mudahwema kubana natwe. Mwakoze, naho ubutaha tuzakomeza kwigira hamwe amateka Bibiliya, dore ko tutayarondora ngo tuyarangize. Yesu mucuzi wanjye, niwe byishimo byanjye, ni wowe unyungoboka mu bihe by'amakuba. Yesu mucuzi wanjye, niwe ndirimbo yanjye, nta yindi nshuti nabona nagereranya nawe. Wagumye kumpumuriza mu bihe bibi byose, ubwo nari ncumbirijwe ngoswe n'imibabaro. Yesu mucunguzi wanjye, niwe ndirimbo yanjye, nta yindi nshuti nabona nagereranya nawe. Uri ibyiringiro byanjye, ndayoboka nyobora, ni wowe nshuti y'ukuri udutiraho mw'isi. Yesu mucunguzi wanjye, niwe ndirimbo yanjye, nta yindi nshuti nabona nagereranya nawe. Ni wowe undemutima muri iyi si y'ibyaha, nzakomeza nsingize Yesu ubwo nzazi wawe. Yesu mucunguzi wanjye, niwe ndirimbo yanjye, nta yindi nshuti nabona nagereranya